Esban banjye rero ahangaha turi muri Modern Cyber Center kabagira ngo mbereke bimwe mu bikorwa hano muri Modern Cyber Center dukora nubwo bamwe baba batabizi ariko ibikorwa byinshi cyane bitandukanye. Ahangaha muri Modern Cyber Center tubafite serivisi zitandukanye buriya nuko benshi baba batabizi. Muri Modern Cyber Center serivisi yo gupaintinga turapaintinga, tukabayinga, tugakora amafoto ya pasiporo, fotokopi z'irangamuntu. Tunabafite bijyanye na stage ya ICT, dukora icyo bita online training na ICT nyine bijyanye n'ikoranabuhanga, bamenya gukoresha izo serivisi dukora natwe z'irembo. Hanyuma apart from that, amategeko y'umuhanda turayigisha amafaranga make cyane. Twigisha indimi, language training, ushaka kwiga Icyongereza, ushaka kwiga Igifaransa, ushaka kwiga Igiswahili, tubafitiye abarimu bashobora kubafasha. Hano muri Modern Cyber Center kandi tubafitiye uburyo bwo gukora amafoto cyangwa amavideo. Dushobora kugufatira amavideo y'ubukwe, dushobora kugufatira amafoto mu bindi birori, dushobora kugufatira indirimbo, dushobora kugukorera byose wifuza bijyanye n'amavideo cyangwa se n'amafoto. Hanyuma tubafitiye serivisi yitwa audio making. Ushaka gukora audio, ufite indirimbo ushaka gukora audio, hano muri Modern Cyber Center turagufasha. Dufite ibikoresho, turagufasha. Dufite kamera, dufite ibikoresho bitandukanye ushobora kugufasha muri icyo gikorwa. Hanyuma dufite icyo bita photo cadre, A4, photo cadre, A3. Ibyo nabyo turabigukorera. Tugukorera serivisi z'irembo. Serivisi z'irembo benshi murazizi, kwaka ibyemezo by'amavuko, ikindi byose narongoye hano twe turabigukorera. Noneho icyoroshye habiri twigisha uburyo uzabyikorera wowe ubwawe utibuza kugira ukaza uje kwigisha cyangwa ubundi. Dufite izindi serivisi bita Rwanda Revenue Authority Services. Baba batekana imisoro y'ubutaka, imisoro y'amazu, imisoro y'ubucuruzi, patente, imisoro ku nyungu. Ibyo byose hamwe Modern Cyber Center turabikorera kandi mu mafaranga. Dufite bijyanye na RDB twakundi uravuga ati rugambere mfunguje business. Niba rugambere mfunguje business hano muri Modern Cyber Center turagufasha kugira ngo business yawe ibe yanditswe muri RDB. Ubone ibyangombwa bya RDB byuzuye hanyuma bizagufashe kuba watangira ubucuruzi bwawe. Dufitiye izindi serivisi zijyanye na bifoto. Hari abantu babuze akazi bicaye hano muri Modern Cyber Center turagufasha, tugushakira akazi n'ifoto, tugushakira akazi, tugukwapurange, tugukorere CV, tugukorere lettre, uburyo umuntu wese utanga akazi azayibona avuga ati agahita kuba akazi. Tufitiye serivisi zijyanye na investment. Aba ni abanasi cyangwa se ababyaza cyangwa se abandi bantu bakora kwa muganga. Tubafasha rero kwapuranga mu bijyanye na council, aho ushaka amasipidi, ukorera amasipidi, nabyo turabibafasha. Dufitiye other online services. Ni serivisi nyinshi z'ubuhahirane za online. Turavuga ati igihe cyaka kuza online ikorera ibintu byane, tuguha imashini ukaza hano dufitemo amamashini, ukajya online ugakora ibyo ushaka gukora byose paka ubirangije. Dufitiye uburyo bwo gusabamo amapasiporo, amaresepase, amasegeje, ibyangombwa byose turabigukorera. Dufitiye serivisi za polisi, ushaka kwiyandikisha gukora ibizamini by'agateganyo, ibizamini ibyo byose turabigufasha muri Modern Cyber Center. Dufitiye serivisi zijyanye n'ubutaka cyangwa se land, serivisi za land hano muri Modern Cyber Center nazo turazigufasha. Rero tutaratugeraho, tutarakwandikira kuri nimero yacu 0782562526 baracikamwe cyane bakana muri Modern Cyber Center tugufashe ube umukiriya ndetse natwe tuguhe serivisi yose wifuza kuba wakorera. Murakoze.